Imana irambwira ngo iyi nzira Satani yazanye yayizanye ku mukristo uri mu rugendo, ahita ashyira imbere iyi nzira y'ubunyerere. Ari wa muhanda nababwiye wuzuye iki? Urubobi, kubera ko umugeni yamaze kwikuramo iki? Agatimba. Yamaze gutakaza iki? Agakiza. Muri make akimara gutakaza iby'Imana, Satani yahise azana inzira ye. Satani yahise azana iki? Inzira ye. Ahita azana imikorere, ahita azana imisengere, ahita azana imihanurire, ahita yizana mu itorero. Hanyuma Imana irambwira ngo uruzi wabonye ni uruzi rwica. Uruzi rwica. Imana irambwira ngo impamvu ubonye umunyempano muzima amanukiyemo, impamvu ubonye umwana amanukiyemo, irambwira ngo uruzi rwamaze kugwamo abanyempano benshi, irambwira ngo uruzi rwamaze gutakarizwamo abavuga butumwa benshi, irambwira ngo baryamyemo, abahanuzi baryamyemo, abanyamasengesho baryamyemo, abaririmbyi baryamyemo, abapasiteri baryamyemo, irambwira ngo uruzi rumiza abantu benshi. Kubera ko umuntu wese urugezeho aratinya, batinye pasi. Nimvuga iby'ukuri baramfunga, nimvuga ko mishuriwe noneho ndajya kwisobanura muri byo. Uruzi rwabaye uruzi, urubabi rwabaye urubabi, imihanda yanyereye bikabisi bajya bavuga. Imihanda yanyereye, n'ijuru ryabishuye, mu mwuka yanyereye. Yanyereye, uranyuramo suri, uracamo suraca he, uzamuka kuvuga ngo Imana iravuze, bati bagukubite, ivugiye he? Bagahita bajya gushaka amateka yaho uvuka. Niba wararwaye imvunja bakabizana, niba wararaye ku birere bakabizana, atuyavuga Imana nkanjye. Imihanda yagize gute? Yanyereye. Muvuga butumwa ugezemo byanyereye, ari gupfa. Munyamasengesho wagera byanyereye, byanze, harasenga bakakunaniza. Si uko bigenda, si uko bikorwa, dore bimeze bitya. Ibi bigenda utya nibwo tuzakorana, byanyereye nyamara. Umusare wazanye ubwato akamubwira ati jya mu bwato tugenda, barokoye iki? Ubugingo bwiwe n'Imana yarije kugira gute? Kumurokora. Umupilote wazanye indege yaraje kurokora ubugingo bwe, ati Imana ibugire gute? Iri buntabara. Abonye ageze ku gupfa, ati Imana ko nagusenze none ukaba wemeye ko ubugingo bwanjye bugira gute? Burangira. Imana amubwira ati nakohereje abantu bo kugira ngo bagutabare, wanga kugira gute? Kubumvira. Ati se wanyoherereje? Umbabarire unkurikire utega amatwi. Ati urya wa mbere waje kukubwira ko imvura iguye, amazi yabaye menshi, nije wari umwohereje, ninjye wari uje kugutabara. Uriya wa kabiri wazanye ubwato, ninjye wari uje kugira gute? Kugutabara, nagira ngo uhunge uve muri ako kaga. Uriya wazanye indege, ninjye wari uje kugira gute? Kugutabara, ugira gute? Urabyanga, birangira gize gute? Apfuye. Uyu munsi nibwo buzima twebwe duhagazemo, niyo mibereho uyu munsi duhagazemo. Aho Imana ivuga, bwa mbere ntibumve, bwa kabiri ntibumve, bwa gatatu ntibumve, ukaruhiraho ubugingo bwawe burimbukira hehe? Gehenomu. Kandi imbuzi z'Imana zaraje zimize mu bakozi babo. Mukozi w'Imana agahagarara hano akavuga ngo kuko atari kuvuga ku byo ushaka, ngo ntabwo Imana yavuze, ugataha ubisiza. Ariko ibyo wumvishe nibyo byari bije kugukiza, nibyo byari bije kugutabara, nibyo byari bije gukiza ubugingo bwawe. Ariko ubisiza ahangaha ngo ntabwo Imana yavuze ko iguhaye kawunga, ngo ntabwo yavuze ko iguhaye inzu, twa tundi wumva waje ubabaye ushaka kubwirwaho, kuko itadukozeho ngo ntabwo Imana yavuze ko yavuze. Rero umunsi umwe nagiriwe umugisha ingendererwa n'Imana. Iyo tubivuze baratubwira ngo iyo Mana ihora ibavugiramo ni radiyo. Njye ngira umugisha buri saha yagira imbwira. Ubuse uramutse ubana n'umuntu mu nzu atavuga, waba ufite amahoro? Uwo muntu afite ikibazo, ararwaye, afite ubumuga bwo kutavuga, niko babyitara. Rero Imana yavuze ngo niba yararemye akanwa kavuga, yo yaburite kuvuga. Niba yararemye amatwi y'abantu yumva, yo yaburite kugira gute? Kumva. Rero ikiranga umwana na se nuko bakominika, nuko baganira, nuko bavugana. Umaze icyumweru umubyeyi wawe atakuvugisha mubana mu nzu, wanajya kwiyahura avuga ati mama cyangwa papa namukoreye ikihe cyaha bituma atagira gute? Atamvugira. Rero biriya ni amagambo apfobya Imana muri twe, ariko ntituzacece.
Haleluya, amen. Rero ngirirwa umugisha n'Imana. Imana iranyiyereka imishurira ibintu bikomeye bigeze kuri bitatu ngiye kubabwira. Umuntu w'Imana urimo hano niwe uri bubashe kumva icyo ndi kuvuga, niwe uri bubashe kumva icyo Imana irimo kubwira abantu. Umuntu uzi ko ari umugenzi uri mu rugendo rujya mu ijuru niwe uri bubashe kubyumva, ariko uri mu rugendo rugana mu isi ntabwo ari bubashe kubyumva. Ariko uri mu rugendo rujya mu ijuru araza kugira gute kumva. Imana yanyeretse uruzi, uruzi rwa uruzi runini cyane rugari ntarebeshaga amaso yanjye ngo nduheze. Hanyuma uruzi rwa uruzi rufite amazi adatemba. Ubona hari ukuntu uruzi rubaho rufite amazi agenda atemba cyangwa anyeganyega ukabona ko aragenda. Yo rero ntabwo yagendaga, yari amazi ameze nk'ariho igihu hejuru ku buryo wabashaga kuyitegereza hejuru ukabona nyine arabengerana, ariko akabengerana kubera igihu kiri hejuru y'ayo mazi. Urabona kuno igikoma ugisuka mu gikombe hejuru hakazaho igikoko, ariko munsi harimo igikoma nyine cyo kigishyushye. Rero nuko nabonaga urwo ruzi, munsi yarwo hari harimo amazi, ariko hejuru hashasheho ikintu ku buryo ushobora kugira ngo wanatambukiraho ukagenda ukagira ngo icyo gihu cyari kiriho kigize gute kirakomeye. Hanyuma mu kwitegereza urwo ruzi nagiye kubona mbona hagati muri urwo ruzi harimo umuhanda umeze nka kaburimbo, ariko uyu muhanda wa kaburimbo ntabwo nabonaga kaburimbo neza, ahubwo wari umuhanda wuzuye urubobi. Sinzi niba urubobi muruzi mwebwe mu Kigali. Urubobi rwari rwuzuye muri uyu muhanda, mbese urabona ko urubobi rusa icyatsi. Rwari urubobi rukoze uyu muhanda, ariko ari umuhanda ushushanyije mu ishusho nk'uko iyi yacu imeze ya kaburimbo. Hanyuma mu kwitegereza uwo muhanda wari urimo hagati mu ruzi, njya kubona mbona ku nkengero za rwa ruzi hahagaze abamama babiri. Umwe ni umuhanuzi, kandi Imana yanyeretse ku bantu nzi ko bakiri bazima. Hari igihe Imana ijya kukwereka abantu ikakwereka abantu barangiye mu mwuka bitewe n'icyo ishaka kukwereka. Uwo yanyerekaga yari muzima. Hanyuma nagiye kubona mbona yitegereje uru ruzi uburyo rureshya, yitegereza umuhanda uri muri uru ruzi uburyo unyerera n'urubobi rurimo, kubera ko ubunyereri bwari buri muri uyu muhanda. Wabona gukira hakurya y'uruzi bukagutera ubwoba ugatinya kuwunyuramo. Abonye ubwo bunyereri buri muri uwo muhanda aritegereza, areba no muri rwa ruzi, abona mu mutima we nkabona arimo kwibwira ko yatambukira kuri urwo ruzi agatambuka akaza kugera muri wa muhanda ariko adatangiriye ku ntangiriro yawo. Hanyuma nabonye ateye ikirenge cya mbere asa nk'ugiye kunyura hejuru nka kuriya Yesu yagenze hejuru y'amazi. Nawe yateye intambwe ashinga ikirenge cya mbere, icya kabiri yamanukiye muri rwa ruzi mo hasi, amanuka mureba agwamo ahagaze. Ndamushaka ndamubura. Noneho aho narindi nariyamiye ndavuga ngo runaka amanukiye mu ruzi, nubaragenda mpaka hasi aho uruzi rutangira ntihagiye kugira gute ntihagiye guhagarara. Hanyuma nagiye kubona mbona umumama wundi wa kabiri yari afite umwana w'inzobe mwiza cyane, wari umuri iruhande w'umuhungu uri nko mu kigero cy'imyaka nk'itatu. Wa mwana wari iruhande rwa wa mumama nawe nagiye kubona mbona nawe arundukiye muri ya mazi, ariko arubirindukira muri ya mazi mama we atabigizemo uruhare, kubera gukomeza kwitegereza uburyo wa mumama wundi bari kumwe amanukiye hehe muri rwa ruzi. Ahita ahindukira arataka avuza induru ngo umwana wanjye, ngo nawe ngamanukiye muri uru ruzi. Ariko agitaka ngo umwana wamanukiye mu ruzi, nagiye kubona mbona muri rwa ruzi harimo amaboko. Nabonye amaboko abiri azamura wa mwana, aramuzamura amutereka iruhande rwa mama we. Ntegereza ko ya maboko akuye wa mwana mu ruzi ari buzamure wa mumama. Ndayaheba, ya maboko nahise nyabura, yazamuye uwo mwana amushyira aho ngaho, ariko wa mugore wundi w'umuhanuzi yagumye muri ya mazi agumamo. Ntabwo nigeze mubona akurwamo n'ayo maboko. Nagiye kubona mbona ubundi wa gatatu yari umusore cyangwa umugabo. We yaraje yitegereje uru ruzi ararutinya, ariko arutinya cyabutse hakurya abona harimo umuhanda. Aravuga ati njyewe nkwiye kugenda. Aragenda ajya gutangira ku ntangiro ya wa muhanda uri hagati mu ruzi wuzuye ubunyereri buri mu ishusho y'urubo. Waranyereraga, ubunyereri bwari buri muri uyu muhanda bwarabengeranaga ku buryo kubureba gusa watinyaga udakandagira. Naherutse atangira urugendo, atangiye inzira yo muri uwo muhanda. Nabona ntabwo nigeze menya ahantu ari igiti. Nabonye atangira, ndamushaka hagati mu muhanda ndamubura. Nibaza ko yabirindukiye mu ruzi, mbona sinabibonye. Ndeba mu muhanda
ndamushaka ngira gute ndamubona, no mu muhanda hagati sinamubona, mu ruzi sinabonye nahagira gute yikwita. Unkurikire ukurikire iyerekwa. Ndasenga mbaza Imana ngo uru ruzi rushatse kuvuga iki, uyu muhanda ushatse gushushanya iki, aba bantu batatu neretswe bahagarariye iki. Nyisenga Imana ihita inzanira irindi yerekwa, kuko abantu berekwa barabizi. Ryari yerekwa rimeze nkaho rije gusobanura iryo ngiryo naribashije kubona, ariko mu buryo noneho bugize gute bwumvikana cyangwa se busobanura. Njya kubona mbona abageni babiri. Aba bageni babiri bari bambaye mu buryo butandukanye. Nagiye kubona mbona umugeni umwe yambaye ikanzu ndende igera ku birenge, ariko kano gatimba kaba mu mutwe nta karimo. Noneho uko nitegereza ikanzu yambaye, ijwi rye rigakomeza kumbwira ngo itegereze mu mutwe we, nta gatimba kakibamo. Noneho usanga umutwe we uratwikuruye, umutwe we urarangaye, nta gatimba karimo. Nkabona icyo Imana iri kunyereka ntabwo iri kureba cyane ya kanzu yambaye, ahubwo iri kureba agatimba ko mu mutwe kavuyemo. Aricyo kintu Imana yashakaga kunyereka kuri uwo mugeni wa mbere. Mugeni wa kabiri nagiye kubona mbona yambaye ikanzu ariko igera hano hejuru y'amavi, kandi nayo yiva. Noneho uwo mugeni wa kabiri nagiriwe amahirwe yo kumenya ikiganiro agiranye n'umubazi. Uwamubajije yaramubajije ngo ni kubera iki wadodesheje ikanzu ireshya ityo, kubera iki wadodesheje ikanzu igize gute ireshya ityo. Arangije aramusubiza ngo impamvu nadodesheje iyi kanzu ireshya gutyo, aramubwira ngo umuhanda tunyuramo wuzuye ivumbi. Icyo ni cyane nababwiye ngo ibintu birumva n'umuntu uri mu mwuka. Umuhanda tunyuramo wuzuye iki? Ivumbi. Aravuga ngo iyo ndodesha ibirebire, ngo uyu muhanda tunyuramo kubera ivumbi ririmo, ngo nari kuzajya ngenda ngo ivumbi ritumura wa mwambaro nambaye ukajya ugenda wandura kubera ivumbi riri hehe muri uyu muhanda. Uwamubazaga arangije arambindukira arambwira ngo ngiye kugusobanurira icyo nje kukwereka, ugende umbwira ibitorero byawe. Reka mbabwire bakora, musenge dusenge, tuve mu mikino, tuve mu kiga, haleluya, tuve mu bitotsi, tuve mu guhunikira, tuve mu gute n'ubunebwe, dukanguke. Ijuru ryabuze abantu, ijuru ryabuze abahanuzi, ijuru ry'abanyamasengesho, kandi turahari turi kuvuga. Ariko mu isi y'umwuka Imana yareba ikatubura, Imana yareba umuhanuzi ikamubura. Aheruka impano muri Bibiliya, aheruka ivuga butumwa rizima muri Bibiliya. Rya jambo ryo muri Bibiliya niryo kigendera. Wambona hano mvuga ati Solange w'umuntu w'Imana, amavuta y'Imana kera yararangiye, agize gute yashize. Imana irangije irambwira ngo nize mbwira itorero ry'Imana ari ryo rishushanya umugeni. Haleluya. Irambwira ngo nize mbwira itorero ryayo ndirambiwe umukobwa utagifite umwambaro. Irambiwe umukobwa utagifite iki? Umwambaro. Irambwira ngo uyu mwambaro uyu mukobwa atagifite. Irambwira ngo umugeni wayo utagifite akagatimba ko mu mutwe. Irambwira ngo akagatimba ko mu mutwe mu isi y'umubiri tubifata nk'agatimba gasanzwe umugeni agomba kwambara, bigaragaza ko nyine ari iki? Ari umugeni washyingiwe. Iyo yashyingiwe akiri umukobwa aba atwikiriye, iyo yashyingiwe yarabyaye baramutwikura, ariko nako kabamo, kaba karimo icyo badakora no kumutwikira hehe mu maso. Hanyuma irambwira ngo uyu mukobwa cyangwa se uyu mugeni ntago afite agatimba kuko akiri umukobwa, nta nubwo afite agatimba kuko nibura yaba yagize gute yarabyaye, umutwe wugize gute urarangaye, yambaye ubusa, nta cyari cyo muri make, nta cyavuze, nta cyasobanuye mu maso y'iki y'Imana. Ntegama taza kumvugira ibyo ntavuze. Imana irangije irambwira ngo aka gatimba ko mu mutwe twita agatimba mu isi y'umubiri. Imana irangije irambwira ngo mu isi y'umwuka ni ingofero. Aka gatimba gahagarariye ingofero. Ingofero turabizi mu buryo bw'umwuka ni agakiza, ariko gashushanya agatimba. Haleluya. Irambwira ngo uyu mugore impamvu murambiwe yikuyemo agatimba arakajugunya. Muri make yiyambuye agakiza. Yiyambuye iki? Agakiza.
aragatakaza ntakagifite, ariko agumana ikanzu yuko ngo akiri umugeni. Agumana iki? Ikanzu, ariko ikiburanga akari umugeni yamaze kukikuramo, yaragitaye. Hanyuma Imana irangira irambwira ngo mbwira itorero ngo uyu mugeni akimara kwikuramo akagatimba akagatakaza, Imana irambwira ngo uruzi yabonye n'uyu muhanda wabonye wuzuye ubunyerere, irambwira ngo Satani yahise azana inzira ye. Haleluya, amen. Irambwira ngo nimbwira itorero ryayo yuko uru ruzi n'iyi nzira atari biva ku Mana. Irambwira ngo iyi nzira n'uruzi ni ibyashyizweho na Satani kugira ngo ananize itorero, ananize abantu b'Imana, ananize abakozi b'Imana. Barambirwa uhageze wese apfe, uhageze wese agire gute apfe. Haleluya, uhageze wese apfe. Kandi urapfa usigara ubwiriza, urapfa usigara uhanura, urapfa usigara usenya, usigara ubeshya ngo uravuga, usigara ubeshya kandi wapfa wamaze gupfa. Imana imfashe tubyumve cyane. Haleluya, urapfa ukomeza uyobora, ariko wapfa wamaze kugera mu nzira ya Satani, yamaze gushyiriraho iki habera. Kubera iki? Bamaze kwiyambura. Twariyambuye, dutuma umwanzi abona icyuho, dutuma umwanzi abona inzira. Araza aravuga ati ubwo iby'Imana mu byanze, reka mbashyirireho imihanda yawe. Haleluya, kambashyirireho ibyanditswe byanjye. Hanyuma Imana irambwira ngo ntangarize itorero ngo Imana izanye ukuri mu gihugu. Haleluya, Imana izanye ukuri mu gihugu, kubera ko irivuga butumwa ripfuye, riroze, rihumanya, ryangiza ubugingo bw'abera. Imana igiye kurirangiza. Mbabwire ngo nubwo turi mu ntambara imbere, Imana igiye kuzana ububyutse bukomeye. Imana igiye kubohora ikirere cy'abantu b'Imana. Imana irambwira ngo igiye kongera kurohora abana b'umwuka barohamye. Igiye kongera kurohora abanyamasengero, igiye kongera kurohora abavuga butumwa, igiye kongera kurohora abashumba, igiye kongera kurohora kuko barohamye. Ariko amaboko yayo ngo niyo agiye kubikora. aya maboko, amaboko yayo niyo agiye kongera kubikora, agatanga agakiza kazima, abantu bakongera kuzura imbaraga z'Imana, bakongera kuzura umwuka wera. Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu ngo ibungu ijya mu isaka, yamara kugera mu isaka ikaripfumurika ryinjiramo imbere, yamara kurigeramo imbere iri saka rihinduka ifu, kubera imungu yagize gute yarigeze. Warirebera inyuma ukajya ugira ngo riracyari isaka, ngo ariko iyo uvunguye gutya byose bihinduka iki? Ifu. Imana irambwira ngo imitima ya benshi yamaze kugerwamo n'imungu, n'ifu, n'ifu, ndetse harabura gatoya bikarangira, harabura gato bikagira gute bikarangira. Imana irangije irambwira ngo uku Satani yashyizeho izi nzira, ni nako ibisubizo by'abera byatangiriwe mu kirere. Hari ibyafunzwe, hari ibyahagaritswe kubera ko nta masengesho ahari, nta mbaraga zihari. Rero ngo uko yanyaze iby'umwuka ni nako n'iby'umwuka n'iby'umubiri byanze, n'iby'umubiri byagize gute byanze. Iby'umubiri byanze. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo mbwire itorero ryayo ngo buri muntu wese mu ruhande rwe afate amasengesho asenge. Amen. Afate amasengesho agire gute asenge. Dufite amasengesho y'iminsi ibiri tuzatangira kuwa 4. Nta kurya nta kunywa. Imana ntikaduhishurira imigambi nk'iyo buze uryame. Igihugu cyamenya aho umwanzi agiye guturuka bahagaba ingabo sibya fani. Bahashyira ingabo bakavuga ati umwanzi agiye guturuka hano. Hanyuma bushyira ibirindiro hano azasanga twiteguye. Hanyuma se bahagera kuko nta makuru bakiriye. Natwe Imana niriduhaye amakuru dukwiriye gutera mu buryo bw'umwuka.
tukagira ibintu dukuza. Uyu muhanda wavaho usenze, uru ruzi rwavaho nasenze. Haleluya. Imana ikagarura inzira zayo. Niba Imana ivuze ngo izanye ukuri, ni wowe nanjye igiye gukoresha. Haleluya. Ni twebwe igiye gukoresha, tubyumvishe uyu munsi. Tugasenga, inzira z'umwanzi zigakurwaho, inzira y'Imana ikongera igasubiraho. Abantu b'Imana bakabona ubuzima, abantu b'Imana bakabona agaciro, abantu b'Imana bakagira ijambo. Ariko mureke mbabona, niyo mpamvu urutanga rw'amaboko bafunga ikigage akarwana, kavuga ati umuco. Ikigage kuki mugihagarika? Urwagwa kuki ruhagarara? Kuki mugomba kurumena? Agahaguruka akaburanira nyabingizi zabo, akazivugira ati nizibura urwagwa ndaseba, nizibura ikigage ndaseba. Twebwe tukabona amatorero arenze 100 arafunze, ukaryama ugasinzira ukumva ntacyo bivuze. 10,000 nta no kuririra Imana uti Imana turengere, tutabara n'ubwo umwana yakosa arahanwa ariko akagaruka mu rugo. Wowe ukagenda ukiryamira ngo hari abafunze kubera ibyaha byinshi, hari abafunze kubera ubwesiko. Gusa tubari turafunze nta byaha birimo, amabuwate n'amarogi birafunze nta byaha birimo. Haleluya. Nta byaha bigize gute birimo. Hanyuma uhagarariye igicumbi, we banyeganyeje ku rwagati ndibuvuge, n'ibyo nacecetse ntari kuvuga uyu munsi ndabivuga kubera imbaraga z'urwagwa muhagaritse. Imbaraga z'urwagwa mugize gute muhagaritse. Imbaraga z'ikigage zivaho gute? Ubu si iki cyaba ari igihugu kitemera ikigage? Cyaba ari igihugu kitemera urwagwa? Cyaba ari igihugu cyaba ari ikihe cyaba kijyana haba? Hanyuma twe habura umuntu uvuga ati igihugu kidafite abasenga, igihugu kidafite abapasiteri, igihugu kidafite Imana. Haleluya. Habura umuntu uhaguruka avuga ati igihugu kidafite Imana kiba ari igihugu kigali, abaturage bacyo kiba kibaganisha hehe? Ariko kubera byanyera ati nimbivuga barampamagara ngo ninjye gusobanura. Ariko daruzi byarimo yashinze inkoni, we yashinze inkoni kandi aravuga ati nubwo ndi mu mazi abira ndavuga. Ndagira gute? Ndavuga. Bari bazi kuyirwanirira. Ariko Imana itubure, yaratugaburiye, yaratwambitse, yaratwishyuriye amadeni. Imana itubure, Pastor Ernest, Imana itubure. Ikubura je undi gukuye mu gifundi bikiye. Ujya gukora ingigisha rukansiye nta n'ibyuzi. Imana ikubure. Uyu munsi wambaye ibisa kostimo, bagutereye ameza ugashyiraho ibitabo. Haleluya. Uri guhaguruka ngo mwumve uko Imana ivuga, uyu munsi ikubure. Haleluya. Ikubure, ibure. Dukwiye guhaguruka tugafatana amaboko. Haleluya. Kuki tumarana tujya hamwe? Kuki turwana turi mu nzira imwe? Niba duhuje inzira imwe, kuki tudafatana mu maboko? Atari haleluya yikirize, atari korasi yikirize. Turabe kuri urugendo turusoze iki amahoro. Ariko dore abapfumu bafatanye mu maboko. Witwa Mugwiza ari mu maboko ya Nuza ya Rutanga. Mukanya muraza mubone n'abandi. Isi y'umwijima bivuga ngo yagize gute? Yanyeganye. Ubu bivuze ngo natwe iki nicyo gihe cyacu. Kuki mutareba? Nicyo gihe cyacu. Haleluya. Iki nicyo gihe cyacu ngo natwe dufatire mu mbaraga zabo. Dukubite hasi. Imbaraga z'Imana zigaragara. Ariko se urakubita hasi saa 9 uri gufurura. Mu yibiri ntuheruka. Wakuterana kuwa kabiri hano gusa. Nawe bavuze ukayakweta uti ngenzaza nicare numva ibyo Ernest agira gute avuga. Ariko nicyo gihe natwe. Haleluya. Eliya yaravuze ngo igihe kirageze rero yuko muva hehe murungabanga. Hanyuma rero reka mbabwire ngo igihe cyo gusenga ni iki? Igihe cyo gukorera Imana ni iki? Igihe cyo kuvugira Imana ni iki ngiki? Imana agiye ivuga ngo inzara bati twebwe turi kurya. Ariko ubu niba n'umutanareba nta nubwo mwumva. Niba urwagwa rw'abarumene, ikigage bakaba bakimena, ubundi usigaye
nicyo batubwiraga. Usigaye umuturage wapimaga hariya ari byo ari he nubona uriye ngo ntanze ari hano ariko abantu twaretse imiti nubona unyweye ngo ntanze ari hano ntayo kuki abantu tutabona kuki abantu tutumva n'ibyo tubonye ntitubiha agaciro. Rero babwire ngo reka nsoreze ahangaha ariko icyo narinje kubabwira nuko itorero ry'Imana riri mu bibazo, itorero ry'Imana riri mu kaga, itorero ry'Imana riri mu muraba, riri mu nyanja, ariko uwicaye mu nkuge afitemo iki? Amahoro. Rero muhaguruke dusenga n'Imana, tubwire Imana itabara itorero ryayo kandi tuyibwire yongere kutwambika, yongere igire gute utwambike. Aho batakarije urahazi, nanjye aho natakarije ndahazi. Kuvuga ngo Pasiteri Moise agiye kudusengera nk'umushumba mukuru kandi ngenda ubaha abakuru kubera yuko hari aho ababasha kugera. Imana ikongera ikadusubiza ingofero tukongera tukambara kandi mu buryo bw'umwuka tukaba turikwishe. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Twese tugiye gusenga, ariko ndashaka kubabwira iki ngiki. Imana umugisha Solange kandi muhe umugisha rwose. Impamvu ndamukunda arabizi, tujya tunakorana ibiterane, nabivamo bakampamagara ati gute wagiye gukorana ibiterane na Solange, ariko ntabwo nzabireka kereka nimbona yatandukiriye. Ariko ari kuvuga ibijyana abantu ku Mana tuzagumana, asengera igihugu tuzagumana, asengera itorero tuzagumana. Sinitaye rwose Solange, sinitaye, uhumure kuko ukiranuka niwe mukiranutse. Kandi impamvu mbibabwiye tugiye gusenga ni ibintu bibiri. Njye nakijijwe kera, reka mbabwire ikintu cyatumaga itorero ribaho. Itorero kuva kera ryakuzwaga n'ibintu bibiri. Cya mbere ryakuzwaga n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi nk'ubu bwazanaga Imana, abantu bagafatana bagasenga, ikibi kigahunga Imana igakora. Iyo mwibuka umudamu witwa Lisa cyangwa se witwa umwari Rebeka, avuga amakuru y'ukuntu yagiye ikuzimu. Itorero rya ADEPR ngo ryari ryapanze yirindwi, ayo yirindwi gatabaza Meshake niwe wari wahanuye avuga ibibi bigiye kuba. Abantu barasenga ngo abadayimoni bose barahunga, ngo bikorera ngo n'inganda zabo bajya mu bindi bihugu kubera amasengesho. Amasengesho yirukana abadayimoni. Nta kindi kizirukana abadayimoni ku buzima bwawe, ni amasengesho. Cyo muracyumvishije? Ni ukubera iki bari bumvisha ubuhanuzi nk'uko ubu bwaje kizakubwira ko itorero rya none ripfuye. Niyo umuhanuzi ari kuvuga iyerekwa yagize, abantu baba bari kuri telefone, abandi bacatinga, abandi babipinga, aho abantu baburiye ubwenge. Bibiliya yaravuze ngo ushaka kugenzura iby'umwuka abigenzuza ibindi by'umwuka. Ariko ikikubwira ko abantu bapfapfanye, umuntu avuga ari mu mwuka, undi akamusotora ari mu mubiri, akamusotora ari mu mubiri ashaka no kugaragaza ko ari nta cyari cyo. Reka mbabwire abarokore impamvu bigenda gutyo, ni uko Imana yacu idahaniraho nk'abantu. Ariko dufite irindi jambo rivuga ngo izaza ntabwo izaceceka. Ndakurahiye asotore none, ariko ejo nawe ijuru rizamusotora. Kuko hari irindi jambo rivuga ngo nzabaseka bakine ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Nimukangwa na bari abantu bona birwa bashinzwe kumonitaringa abantu. Umugani wa Solange ngo babaza aho uvuka, aho uvuka ahuriye n'iby'Imana igukoresha, aho uvuka ahuriye n'ubuhanuzi Imana yaguhaye. Dawidi se wari umushumba mu ishyamba, ntiyabaye umwami. Ubundi se uwakurikiza background y'abakomeye bariho none ntiyasanga bari boroheje? Ntaho bihuriye kuba Imana yankoresha none nishake mvuka mu muryango ucuramye. Imana yankoresha ibikomeye none kandi ngakiza bene wacu. Abantu banone kubera ko bapfapfanye ntibemera ubuhanuzi, barapinga, avuga tugukubite ku munwa, vuga tuguhomahome, mukurikirane buriya ni mwene nde n'icya wati the meaning. Uravuga iki?
birase bivuze iki? Kubera iki? Birakubwira ngo abantu barapfuye mu isi y'umwuka, bagize gute? Barapfuye. Bakeneye abababwira ibihuje n'irari ryabo. Iyo utababwiye yuko ngo bariye ngo bagoreze, ariko kuki abantu bashaka ko duhanura amahoro adahari? Abantu bashaka ko duhanura ko ibiryo bihari ntabyo. Abantu bashaka ko duhanura ko bagoreza kandi nabo baraguye nabi Imana. Se muranyumva? Genda umwe mu bapastori bemera ko mpanura, genda umuhanuzi ndanabyemera sirenga no kubihakana. Reka hari n'abajya bavuga ngo ibyo bintu uzapfa, none se ko mvuka rimwe njye sinzapfa kabiri kuko mfite ubugingo ndabizi, mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Niyo napfa kubw'umubiri ariko mwuka wera uri muri njye mfite ubugingo, aho napfira hose napfana ubugingo. Rero muri njye sinzahombera Imana. Tera bwo barya bazimura iceceke. None tuzahanura ahubwo bikomeye cyane. Kubera iki? Icya kabiri abarokore batakaje nicyo bita imbaraga z'ubuhamya. Kera abantu barazaga umuntu agaturuka ibuna ukabona abantu bavuye imihanda baje kumva ubuhamya. Umuntu akavuga ukuntu yarwanye intambara mu rugo rwe, urushako rwamugoye, ariko akavuga ukuntu yihanganiye mu rugo. Yabivuga wowe wari ufite intambara yo mu rugo, wapima ku munzani y'ibyo yavuze ugasanga ibyawe n'ibitoya nawe ukihangana. Aho barekeye kubivuga murareba za divorce ukuntu zatumaze, murimo muvuga gusa murabona tutaranyazwe ngo twe kubivuga tuzabivuga. Barya ngo tuzana abantu ngo bataza amateka ya kera, turacyahari ntabwo tuzapfira gushira. N'abari bazi ko bazamara abantu muri jenoside byaranze, hagize abarokoka ageze muri bo n'ibiki ntibikunda. Imana iracyafite gahunda. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Buriya abankoza ahantu iracyafite gahunda. Se muranyumva? Yababa we muzi ukuntu byakomeye. Kera hari umupasitori witwa Remba Saduraka. Abantu benshi ntabwo bamumenya, sinzi niba muri mwebwe harimo umuntu wabuze ubwo buhamya bwa Pasiteri Remba Saduraka. Yari umukongomani, yavuze ukuntu yagambaniwe n'abandi bapasitori, baramugambanira kandi babigeraho, bamucira ibico, bakora inama zimutenga, aratengeka biremera. Ntuzababazwe nuko abapagani bapanze umupango wabo bakagera ku ntego. Si cyo gisobanuro cy'uko Imana yagutaye, kubera ko yaravuze ngo muzaca mu mazi, muzaca mu muriro, muzaca mu mabuye. Ntabwo Imana yigeze ihakana ko tuzabinyuramo, icyo yahakanye nuko tubigwamo. Amina. Se munanyu Saduraka baramupangira bamwirukana ku mwanya we, baranamutenga, aragenda. Ageze mu rugo igihe atangiye kwibwira ngo umugore wari bumwumve, umukobwa uwo mugore wabereye nyina wabo kumbi bari baramuteye, ababyaye akana, akazana mu ikarito yandikaho urupapuro ngo pasiteri ngo akana n'akawe ukarerane n'abandi. Umugore bakubitanye n'akana mu gitondo, ikizakubwira ko Satani yagusabye, abafite imbaraga n'imihini yo kukurwanya niyo bahura n'amakuru yawe mbere. Uwo mugore ahuye n'ibyo bintu, abarabibonye ati sibyo navuga, tibatagutenga mu rusengero, tisingayo n'umukobwa mbere nyina wabo umuteye inda, none singaho yanditse. Kandi uwo mukobwa ntabwo uwo mwana yari uwa Remba. Nuko we yarazi ko Pasiteri Remba agira impuhwe muri we, arandika ati pasiteri uyu mwana ni wawe nawe umurerane n'abandi. Arigendera, aratoroka, aragenda. Umugore ahita atorongeza pasiteri umugabo we. Umugabo abura itorero, abura n'umuryango. Aho agiye ajya gucumbika ahantu akajya akamishiriza uwo mwana amata. Umukecuru waho yemera kumushyira ku ibere, amashereka aratoboka. Amubonyemo ubuntu bw'Imana, amujyana iwabo ku rusengero. Pasiteri akajya abwiriza, bigeze babona n'umuntu w'Imana, ibitangaza birakoreka, abantu barakira. Kubera iki? Umutima we nubwo wari warakomeretse ariko wari uri n'isoko y'ubugingo. Haleluya. Azi umuntu kwegereye ngo kw'ibyo bintu byacitse uzubakwa n'iki, uzakomezwa n'iki? Imana yaje kurwana intambara. Remba yarakomereye muri rya torero, ba bantu bose basubiranamo. Ikinyoma cyateguwe neza mumenye ko cyihuta kurusha ukuri. Bwira umuntu kwegereye ngo ikinyoma cyateguwe neza cyihuta kurusha ukuri. Ubwira ngo ariko nubwo cyihuta kurusha ukuri, amaherezo ukuri kugera ukakidepaza, kugera ukagitambuka. Haleluya. Turajyana Saduraka, ba bantu bose basubiranyemo
biramenyekana ko baba pastor bamugambaniye, ibintu birakomera nabo barabatenga. Unukogere mubwire ngo nta kibazo nibabigusige nonaha ariko bo bazabisigwa iteka, nibagusiga icyasha nonaha ariko bo kizabagumaho. Wa mukobwa aza kugenda ajya kwa nyina wabo, aravuga ati pastor ari he? Unati pastor mwabyaranye, genda wa mukobwa w'indaya wanciye inyuma. Ndabibwiye ati ntabwo twabyaranye, ati gute? Ati kandi waranditse ko umwana ari uwe. Unati nuko nzi ko pastor agira impuhwe, ntabwo uri amana ari uwe, ntabwo azi naho namubyariye, nuko nagira ngo amurere mu bandi. Wa mugore asanga yahemukiye umugabo kandi yaramaze kumwangaza. Abavuga baravuze, abaturanye baramwise indaya, ariko umuntu kwegere ngo barimo bakuvuga amaki none. Ikibazo ufite si uko bari kukuvuga, ahubwo ikibazo ufite ni uko ibyo bakuvuga byaba ari iki? Hanyuma baje kumureba bamuciriye bugufi ngo bamusabe imbabazi, ngo bamwinginge, bamuvana muri rya torero barabwatoya ndabababariye ariko nigumira mu itorero ryanyakiye rikanyakirana n'ibibi byose mwari mwanyikoresha. Ubundi niko umuntu w'Imana abaho. Umuntu w'Imana ntabwo afa. Jewe ntabwo wanza naho duhenda abana. Hari abantu bazi kutwakirana nuko turi. Ubundi ntukirangagize umuntu mwagendanye mu bikomeye. Shingira amabuye mana agacireho, kuko muri izira zuyisayo nyambutsa gomeza fatukuboko mubihe byose uwo gushimana. Shingira amabuye mana agacireho, kuko muri inzira uzurisayo nyambutsa komeza fatukuboko mubihe byose uwo gushimwa nawe nyambutsa komeza fatukuboko mubihe byose uwo gushimwa nawe komeza nyambutsa fatukuboko mubihe byose uwo gushimwa nawe mubihe byose uwo gushimwa nawe mubihe byose uwo gushimwa nawe mubihe byose uwo gushimwa nawe. Haleluya. Mubihe byose shingira amabuye tubona aho duhagarara tuvuga ijambo ryawe. Ndagira ngo ntabwo nshaka kubona umuntu wicaye. Yesu dushingira. Nta muntu n'umwe wigeze aza kugufasha gusenga. Dushingira amabuye. Umuntu wese waje hano yaje kwirwanaho. Wizana ibintu byo kwicara mama, wizana ibyo kwicara ukeneye Imana. Ibibazo ufite bikeneye amaboko y'Imana. Dosiye yawe nta wundi wayikoraho. Imana. Na wundi tera essence
uramwicira uramwishira inzira zawe mana tunagawe yinjira mu kirere usingira amabuye yinjira mu kirere gushingira amabuye gushingira amabuye gushingira amabuye gushingira amabuye ibihe biragoye gushingira amabuye dukandagireho uruzi rutadutembana gushingira amabuye dukandagireho ubuhamya bwacu budahirima gushingira amabuye dukandagireho abadayimoni bataduhirika gushingira amabuye dukandagireho imbaraga zirwanya abera zibaye nyinshi komasa balasana bergere heria posha dawizebo holia stansefo uri Imana yo kwiringirwa uri Imana y'imbaraga uri Imana nyir'ubutware ohora imitima ongera ukangura ubugingo ongera ukangura ibihe n'imbaraga ongera wuzuza abantu umwuka wera ongera urwana intambara haleluya ubyutsa abari baguye ukangura abari basinziriye uneshereza abaneshwaga wongera umurikira abantu ubashingisha ibirenge ubigisha gukizwa neza ubakure mu buzima bwo kugambanirana ubakure mu buzima bwo gucirana ibico umwuka wo gupinga uhagarare umwuka w'ubwesikoro uhagarare umwuka wo gupinga umwuka w'ubwibone abera bawe tugubwe neza tubohorwe nawe wongere wuzuze imbaraga abagushaka bakubone cyubahiro n'ikibi cyawe urakoze Yesu none turabigusabye kandi turakwinginze mu izina rya Yesu amen amen ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro haleluya niyo imbaraga dore iyo ntirubasha kanije gutabara